Ese wari uzi ko umuntu ashobora kohereza ubutumwa kuri WhatsApp igahita imusubiza? Yego, birashoboka. Hari ukuntu umuntu akohereza ubutumwa kuri WhatsApp igahita imusubiza bitewe n'uburyo wabisetinze. Muri iyi video ndaza kukwereka tips 10 z'ingenzi ukwiye kuba uzi kuri telefone yawe. Ntucikanwe n'iyi video kuko irakungura ibintu byinshi. Biroroshye nawe urabasha kubyikorera. So guys, zanga ikintu nakwisabira, urabona ukuntu dukora video ikarebwa n'abantu benshi cyane, ariko abantu bayirebye ntibatwereka ko bayikunze cyangwa se bayanze. Urugero, ukabona like bakanze n'iyeya, like bakanze n'iyeya ukurikije abantu bayirebye ukuntu bangana, ugasanga comment nazo bateye kandi video batayanze. Video bayikunze bayirebye bakajya no ku musozo, ariko ntibakane subscribe cyangwa se ntibatere comment cyangwa like. So ibintu biduca intege cyane. Aho ndagira ngo usabe, nimba video wayirebye ukayikunda kandi like ubitubwira muri comment, cyangwa se nimba uzi ikintu wandika muri comment, ushaka kujya muri comment kwandikamo hi gusa, ushaka kujya gucuketa yandikiramo hi maze ukohereza, nabyo biba bitwereka yuko wadukurikiye gatano ku kandi. So guys, ibintu bikurikirane natwe tugire morale. Urajya kuri WhatsApp yawe, ni kuri WhatsApp business aka kantu gakoraho ngiye kukwereka. So leta ujya kuri WhatsApp business numara kuyigeraho, ureba aha mu nguni ahantu handitse tools, wakande. Numara kuhakanda uhite usa nk'uscrolling gake, ureba hano handitse greeting message. Ahangaha greeting message wakande. Numara kuhakanda uhite usanga akantu gafunze hano hejuru, send greeting message, kandi uko hejuru asanga gafunze ugafungure. Nusanga gafunguye nibyo, iyo urasanga gafunze ugafungure. So uhita ureba ahangaha kuri kano kameze nk'akaramu kuri greeting message, kano ugakandeho nako. So numara ugakanda ahangaha urandika amagambo, mu gihe umuntu akohereza messenger telefone yawe izahita iyohereza, WhatsApp izahita iyohereza. So ngero nanditseho ngo thank you for contact for first please, nyine urabona ibi nibyo byanditseho ngewe. So nawe urandika ibyo ushaka. So numara kubyandika urandika ibyo ushaka uko phone yawe izahita iyohereza. Numara kubyandika ukanda okay. So nge ni ibi ngibi. Okay, nimba soje kubyandika ukanze okay, hanga leta ukanda handitse save hejuru. Nukanda save tatumaje kubyemeza. Urugero, kaduse nk'abandika turebe twohereza ubutumwa kuri WhatsApp. Okay, katubikora turebe. Urugero, twohereza nk'ubu ngubu, urabona ko bahise bansubiza messenger yanjye imwe namaje kwemeza, dore ngiye bahise bayohereza. So guys, aka ni akantu ka mbere k'ubwenge. Tugiye kureba aka kabiri. Akantu ka kabiri tugiye kureba, tugiye gukoresha Vidimate. Application ya Vidimate ndizira ko buri muntu ayifite cyangwa se muyizi mwese. Iyi application tugiye kwifashisha tuyireba, uragikanda ujyeho, numara kuyijyaho hite uzanga mu nguni ahangaha, sorry gato, ahangaha handitse mi, ahangaha handitse mi mu nguni hari akantu k'agafoto wakandeho. Numara kuhakandaho uretse ahangaha handitse setting, ahangaha handitse setting urahakandaho. Numara gukanda ahangaha handitse setting urahita uza ahangaha handitse ada, ahangaha handitse ada, ndizera ko wabonye, naho urahakandaho. Guys, uramakinga sure neza nimba yuko ahangaha handitse auto pop player video akantu gafunguye. Ushaka gusanga gafunze gutya, nusanga gafunze gutya wowe uragafungura, ugafunguye kamera gutya gase gutya icyaza. So numara gufungura gutya urasubira inyuma. Numara gusubira inyuma urahitamo video ushaka kureba. Nyine n'urugero ngiye gukoresha, ngiye guhitamo video yari yose kugira ngo nkore ku buryo bikorwa. Ngiye kamitamo nk'iyi video. Urabona iyi ni video misemo, ndakwereka neza ukuntu bikorwa. Okay, ndayiplayinze, subiye inyuma. Guys, ahangaha ushaka kuba wayizuminga urabona ko igaragara gakeya. Kuyizuminga ufatamo kabiri, amaboko abiri, ugakozamo intoki ebyiri nyine ugazuminga bisanzwe, ukazuminga, urabona ko kuyizuminga isiba nini. So ndabikupa maze mbikupe byose ije muri application yanjye gutyo bisanzwe, nyirebe nigiye muri video nshaka. Nshobora kuba nakwigira kuri Facebook, nshobora kuba nakwigira kuri Facebook cyangwa nkwigira no mu bindi bintu nkicatira. Ndizera ko nawe uri kubibona ko kuri Facebook ndi kuyijyaho kandi video ndi kuyireba, sibyo? Nshobora kuba nakwigira no mu bindi bintu runaka.
no kuri TikTok nayo nayijyaho kandi ndi kureba indi video. So guys, nako ni akantu k'ubwenge ukwiye kumenya. Hari n'ibindi byinshi cyane ukwiye kuzamenya. Muri iyi video nari kukwereka ibintu 10 ariko mbonye video ishaka kuba ndende kandi nzi ko ibintu bire mu birambirwa. Nzabakora utundi duce tujyanye n'iyi video tw'ibindi bintu by'ingenzi ukwiye kumenya kuri telefone yawe. Video igufashije, igushimishije, kana subscribe, ukande like, muri comment umbwire neza ko byakunze. Duhure mu yindi video ikurikira ntucikanwe nayo.